njya nkora inkuru idafite ikimenyetso. Reba. Ni gute ushaka gukubita umuntu kuri? So rero njye nabonye ibintu ndumirwa. Vava yasengeraga iwanjye. Imana imishurira ko ya mpano yarayamukubita. Nabivuge kuri live. Hari uko wakubiswe uraceceka. Urakubitwa uraceceka. Kugeza aho wakubitwaga ukazanwaho ibintu runaka, sinza kuvuga gukubitaga, sinshaka no kuvuga ibyo ari byo byose, ariko nibyo Imana iri kunyereka. Ukazanwaho ibintu runaka no gusohoka mu nzu bikanga. Ariko data avuganye nanjye ngo aya marira bakurijije, izi nkoni wakubiswe, aka gahinda wakubiswe, ibi mibabaro wakubiswe, ibi bintu wagiriwe nabi, Imana igiye gufungura ubuzima bwawe in the name of Jesus. Ndimo kumuhanura ibyo bintu, arongera mukubita kuri live. Yaramukubise Vava kuri live. Ibyo ngibyo Mama Lamira karahanga. Nuko hari umuntu uri gukingira ya mpano ikibaba. Arahari. Ya mpano, guess what? Noneho ya mpano ntabwo yahagaruye, ntabwo yagarukiye aho. Ya mpano yakoze indirimbo. Ya mpano yakoze n'indirimbo yo kubaga umugore we. Ya mpano ararwaye. Ibyo muri kuvuga rero ngo agiye gusohora indirimbo whatever, no, this must stop. Bitari ibyo ngiye kurabura. Nimubona hari umuntu wabuze ubuzima, urumva? Ubwo dufata ahantu ndi ngenda mureke duse nk'aba niko pasiteri ko twaguhaye abantu ngo ujye kubasengera ubahesha umugisha ubatuze bakizwe, byaje kurangira yampana kubaga gute? Umuntu twari twamaye tuvuga ati mutumishi wa Mungu utafanya kazi yako vilivyo, byaje kurangira yampana ari kugukegeta ngo utikura. Amakuru avuga ko ngo yagushinjaga ngo ku murongo wese wamurongoreraga kuri telefone, uri byagenze gute? Pastor, umuntu yaje kukunanira ate? Amakuru yangezeho ntabwo biba kugana nawe, nanaguhamagaye hano. Amakuru avuga ko ya mpano yakugurukuranye ndetse agurukana n'umugore we ngo aza kusengera iwawe ngo kandi ngo hari umuntu byagenze gute? Urareba uyu mujene na Lamira arabizi, ariko reka mbibabwire, sibyo? Uyu mujene ni je wamwatuje agakiza, sibyo? Naje kumwatuza agakiza, nifuza kumukurikirana personnellement. Kuko Vava arahanga ashobora kuba ari kunyumva, sibyo? Vava yari yarasohotse, yari yaragiye. Ndongera ndabahuza bagaruka, namubwira ati ntushobora guhemukira umwana nk'uyu nguyu nurangiza umujugunye. Icyo ukeneye nuko mwakwihuza mukongera mugakundana, tukabashigikira, ukajya mu murenge ugashaka uyu mwana ugatanga inkwano iwabo, kuko umuryango wabo waramwanze kubera wowe ibintu wamukoreye. Nk'umushumba kameme nagomba kubagira nk'iyo nama. Ukeneye gufasha Vava, wamara kumufasha mugakundana mukajya mu murenge, mbemerera no kubatwerera 1M miliyoni imwe n'igice. Mbere utararenga aho ngaho, banyarwandakazi n'abantu muri aha ngaha murabizi ko muri abatindi ku mutima, nta mafaranga mugira, nta ko mwenda kuza kunkandaho, mufate injaba zanyu mutapinge screen kugira ngo live be active. Mufate urutoki rwawe nkakurana gushyiremo singe, abenshi muri mwe ntago mwize. Fata urutoki ugenda ukandaho ngo pastor ujibabwira bakabibona. Ese ko baba babikorera. Reka mbwira abantu banje dutapinge screen. Imana baba umugisha cyane. Reka ndabibabwira dutapinge screen twese. Thank you. Urumva? Ndabemerera namubwira ati tuzagutwerera. Ngewe nzagwa 1M 500, ariko ufata uyu mwana kuko Vava yasengeraga mu rusengero iwanjye. Urumva niba mu Rwanda yari umwana usengera iwanjye kuko ndamuzi before uyo yampano ye. Namubwira ati Vava ndamuzi kuva kera asengera iwanjye, ni umwana mwiza ariko waramuhemukiye kameme. Mufate utware mu murenge. Uzi ikintu yambwiye ngo ndabikora. Hashize akanya aza kumubwira ngo urashaka kujya mu murenge, wowe uri umugore nyabaki. Aho se
aho ntitugiye kwinjira muri ntuza komeza. Ngiye ni kukubwira personnellement gatoya akantu gatoya. Yego ndashaka kugira ahantu yarajwe akavuga ko wenda byanashoboka ko ari ukuntu umeze gukunda iby'indimi kurya umucumitira umugore. Sindahamagara Vava n'umunsi n'umwe ngo aze kuri pano yanjye cyangwa se aze musengere, sibyo? Ariko iyi ngo wagize gutya ngo nakubwiye ngo nagenda. Nakubwiye ngo iyo ndi Burayi Vava ari mu Rwanda. Yego. Nakubwiye ngo Vava yasengeraga iwanjye. Ndamuzi uyo mwana, sibyo? Sinanamwihakana. Yego. Iyo ndi gusenga nawe araza. Imana imwishurira ko ya mano yarayamukubita. Nabivugiye kuri live. Noneho ya Mana asanze Vava arimo gusenga ndimo kumuhanura ibyo bintu, arongera mukubita kuri live. Yaramukubise Vava kuri live. Ibyo ngibyo mama la Miracle arahanga arabyuka. Yarahari. Yabwo nabwiye mama la Miracle live, nabwiye mama la Miracle uva kuri live twara abantu 5 va kuri live ugenda uvugane na Vava ibintu mpanuye nimba mbeshye abikubwira. Dore abantu basinga muhonda. Umwana ararira hashize igihe Yamana aza kunsanga tena kuri live. Nanjye nari marego ko muri comment aza kuri live ashaka kunyataka, yanyoreje audio ivuga ngo ibyo mba nahanuye nigwaye wakumva kuri mugabo ari nera hamwe. Wababarira ukayimpa. They will give it to you. Send it to me tubivane mu nzira. Yimpe ko nagifite n'izo ngiye gukina. Please send it to me. Tutoshe kumenya imana. Babarira yimpe. Hallelujah. Mutapote. No, aho nasanze ko Vava akeneye, Vava aranyandikira. I will give even that message. Nayihaye na la Miracle. Aravuga ati pastor, ibyo wambwiye byose nibyo ndi gucamo, shakira uko mva hangaha ndananiwe. Babarira nyorereze audio. Soni sinyifite nyorereze audio. Mbere yo gukomeza please. Ngenda byibuka icyo gihe arimo no kumukubita, twari turi kuvuganira ku yindi telefone yindi. Ibintu byose Yamana yamubwiraga pastor yarabyumvaga. Hari n'undi muntu wa gatatu n'umukuzine wanjye wari uhari. Uko ntago yari yakuyemo yagumije ashyiraho telefone. Twumva ibintu byose Yamana ari kumubwira, amucyurira amukubita. Kabyumvaga direct. Oya. Ibintu birakomeye, ibintu birakaze ngi ibintu nagiye mbona dore muri ndebera umwana w'umukuba, ndebera ibi nibiki banyara Rwanda. Uyu mwana ashaka ubutabera. Murebe. Jesus, niki mutabona? Kandi ko mbona ari umwana usobanutse. Niki mutabona? Ko ibi gifite kubivuga ari kubyerekana. Hanyuma ngo tifata ngo nize ntorere itingi ushobora gufata umuntu ukamugira utya. Ibi niki? Ibi tubyita iki? Bakujya kuba ku mukuzine wanjye. Dore murebe ngibi mundebera n'ukuri kw'Imana, amazuru yarahekenye, amakuru mfite ngo yaramurumye. Ariko se abahanzi babaruze kuruma abagore, nawe yarumye umugore yamurumye amazuru. Skype yamurumye amatwi, yamurumye amazuru. Iyi ndwara birababaje. Ndebera bro, aya namenyo yamurumye amazuru. Ndebera n'ukuri kw'Imana. Niko tufata umuntu ukamugira gutya. God yayisibye kweli, yarayisibye. Ariko Vava arahanga ashatse yayima. Vava ari hano. Yarayisibye. Ntega amatwi. Urimo kumva? Amakuru mfite nahawe n'umumotari, urimo kumva, wari utwaye moto. Urimo kumva? Ano mikro yawe makabano. Okay, kananiza kana. Okay, manzu urangize. Okay. Ibi bintu
God ibintu narabivuze uyu mugabo niba banamufunze bongere banamufunze